Twabasuhuje cyane mu byubahiro byanyu. Iyi ni Digital Wealth Rwanda. Digital Wealth Rwanda. Nizere ko mumeze neza rero. Nanjye meze neza kabisa. Ngubu muri ino minsi ndimo kugerageza ibishoboka ngo ndebe ko nagabanya ibiro. Bitcoin rero mu bigaragara amakuru tugiye kubagezaho n'aya crypto, ariko mbere wenda yo kugira icyo mvuga ku makuru ya crypto, ni ukuvuga ngo Digital Wealth Rwanda abayikurikira kuva hashize nk'imyaka 3 tubabwira ku makuru ya crypto, kandi hari ibyagiye bikemuka kubera crypto. Hari ibyagiye bikemuka, so hari n'abantu badukurikiye kuva muri za 2022. Urumva ibyo bintu rero ntako bisa. Ikintu nkundira crypto cya mbere rero, umuntu ashobora kuba ari muri Canada ashaka koherereza amafaranga umuntu uri mu Rwanda. Reka tuvuge wenda niba ari nk'ibihumbi 2 by'idolari, sibyo? Akambwira ati Serge, hari umuntu, kuko urumva kano kazi wenda murahita mwumviramo na serivisi tujya dufasha abantu, kandi kugira ngo umuntu azikore biba bisaba ko umuntu aba akizwa muri we. Bisaba ko umuntu aba akizwa, afite ukuntu atinya Imana ndetse yubaha n'abantu. Noneho umuntu uri muri Canada akavuga ati rero hari umuvandimwe mfite, nshaka kumwohereza 2,000 by'idolari byo tugira ngo dukemure. Icyo gihe umuntu uri n'ahangaha ashobora kumuhuza n'uwo muntu, nkamubwira inti 2,000 by'idolari byohereze mu buryo bwa USDT, noneho yayanyoherereza, nkaba najya ku isoko, ko tufite amasoko agiye atandukanye muri crypto, noneho nkavunja nkashyira mu manyarwanda, nkahereza wa muvandimwe we uri inaha amanyarwanda we aye akamugeraho nta nkomyi. Icyo kintu abakoze rero ni ukuvuga ngo ubwo ndimo ndagaragara isura gusa, ariko hari n'igihe zabaga ngaragara wese, sibyo ko hari na video za kera nagiye nkora ngaragara wese nta kibazo gihari. Ni ukuvuga ngo ibyo rero ni ukuvuga ngo icyo abakozi uwo muntu uri muri Canada ni iki? Ni ukuvuga ngo abagabanyije charges, kubera yuko kohereza 2,000 by'idolari we bamukata idolari rimwe, bikabije byaba amadolari 2. Mu gihe akoresheje ubundi buryo nka Western Union cyangwa se World Limit cyangwa se ubundi buryo, baramukata biri serious. Ayo bamukata mu manyarwanda ntabwo yapfa kujya munsi y'ibihumbi 50 cyangwa 100, hagati aho ngaho. Urumva rero iyo binyuze muri crypto, izo charges zose donc ntabwo ziba zikigeze kuri wa muntu urimo kohereza. Icyo ni ikintu cyiza cyane, kugabanya expense cyangwa kugabanya charges. Ikindi cya kabiri cyiza cya crypto, ni ukuvuga ngo transaction uburyo ikorwamo, uriya muntu uri muri Canada yohereza ntabwo byarenze iminota 2 yonyine. Amafaranga abavuye muri Canada cyangwa se ni 2 niyo myinshi. Ayo mafaranga aba angezeho, donc nkahita nyavunja, nkahita nyaha uwo muvandimwe. Urumva ko ibyo ni ibintu umuntu yakwikorera ubwe. Urumva ni serivisi dushobora guha umuntu, kandi mu buryo bugize gute, bworoheje. Wa muntu agahita afata amanyarwanda akagira ibyo akemura, yaba ari ikibanza agura, yaba ari ibindi akemura mu muryango, yaba ari ikirumva, yaba ari school fees akishyura. Urumva ko ibyo bintu ari sawa cyane. Urumva turebye kuri cost cyangwa se kuri cost, turebye no kuri time, sibyo, igihe bitwara. Ikindi urumva transaction iyo yihuse, sibyo, hanyuma na cost zikagabanuka ku muntu urimo kohereza. Mu by'ukuri ibyo bintu ni ibintu by'ipfundo kugira ngo abone yuko crypto ari zimubereye iz'umumaro kuri we, sibyo. Hanyuma rero reka, urumva ko ibyo bintu ari iby'umumaro. So ushobora kuba rero uri umubyeyi ufite umwana uvuga uti reka nanjye ndagira ngo umwana wanjye urangije segonderi agira amakuru kuri ibi bintu by'amakripto, kubera yuko niho isi irimo kwerekeza. Ibyo ngibyo ubyirengagiza ni umuntu udasoma amakuru yo ku isi. Ntabwo u Rwanda ari akarwa. Hari abanyanigeriya baza mu gihugu cyacu bakarara mu mahoteli bakishyura muri crypto.
bakishyura muri bitcoin cyangwa se muri USDT. Ibyo ngibyo hari amahoteli amwe n'amwe byanze bikunze babizi neza ko bakira abakiriya nk'abo. Ntabwo umuntu yaza ari umunyanigeriya yavuga ngo mfite bitcoin, sibyo, nshaka kurara hano hantu kandi ndahamara icyumweru, ndabishyura $2,000 by'idolari. Urumva ayo mafaranga $2,000 by'idolari mu manyarwanda ni amafaranga menshi. Ntabwo umukiriya umuntu yamwitesha ngo avuga ngo iyo type of payment ngo ntayazi, ngo ntacyo abiziho. Oya, ibyo bintu ntabwo umuntu yatinyuka. Ni ukuvuga ngo rero mu bakiriya u Rwanda rwakira harimo abanyanigeriya bakunda crypto, barazikoresha bikomeye. Harimo abantu baturuka za UK, sibyo, mu Bwongereza. Harimo abantu baturuka mu Burusiya. Urumva ubwo buryo bwo kwishyura rero umuntu abuzanye akavuga ati nibwo nshaka gukoresha, ntabwo wakanga umukiriya ngo uvuge ibyo bintu ngo ngewe simbimenyereye. Oya, umuntu agomba kwiyadaputa ajyana n'aho isi igeze. Iyo ni type of payment yemewe kubera yuko ayo mafaranga ari convertible mu manyarwanda kandi bikemewe. Iyo wumva crypto ni sawa cyane, crypto ni sawa cyane. Abantu rero ntibazafate cryptocurrency ngo bazitiranye cyangwa se bazihuze n'utundi business tuza twubakiye tuvuga ko uburyo bwo kwishyura ngo ari muri bitcoin, ngo ari muri USD. Utwo ni utundi tuntu ku mpande, ariko crypto ubwazo ni ubwoko bw'amafaranga y'ikoranabuhanga kandi akoreshwa mu bihugu bikomeye byinshi ku isi. Umuntu uri muri business ngibi byo ahita abyumva vuba cyane. So ubwo bumenyi rero nabonye abajene aribo bakunda kubukenera, ariko n'umuntu mukuru utabifiteho amakuru twamufasha akayagira. Ukigirira amakuru, sibyo, ukigirira amakuru. Utazajya kugura imodoka mu Buyapani bakakubwira bati niwishyura muri bitcoin nibwo tukugabanyirizaho tugashyiraho discount wenda ya 20% cyangwa 10% cyangwa se 5%, ukavuga uti iyo type of payment ntabwo nyumva. Ibyo bintu ntabwo urumva, ntabwo byaba ari byo. So ayo makuru rero tubafasha kuyumva neza, bigenda gute, ubika he, hizewe bingana iki, ahizewe kurusha ahandi ni ahahe. Donc zitandukanye zite, izizewe kurusha izindi ni izihe. Ubwo ndavuga ubwoko bw'amakristo muri rusange. Ibyo bintu ni iby'umumaro kubimenya ukurikije ahantu isi igana. Niba umuntu uyobora Amerika mu byubahiro tumugoma n'ukuntu ari umuherwe akavuga ati crypto rwose turashaka yuko Amerika iba ahantu mbese ibindi bihugu bigakurikira, ariko ari twebwe turi hejuru mu bijyanye n'ikoreshwa ry'amakristo cyangwa se no gutunga nyinshi zishoboka bahereye kuri bitcoin. Urumva ibyo bintu ahantu isi irimo kugana ntabwo ari ibintu umuntu yakerenza, keretse ureba hafi. So ubwo rero ibindi kintu nagira ngo mbabwireho, urabona bitcoin abantu babwiye abantu ngo bagerageze baholdinge ibintu byo kongera kuyigusha n'ibipfa kubaho, ku buryo n'abashatse kugurisha izo bafite bagira udufaranga babaha ngo nyamuneka ni muholding. Ni ukuvuga rero tutegereje ko byibura habaho retracement, ariko retracement izabaho ariko ni ntoya. Isoko rikigira hasi gatoya kugira ngo ku zindi altcoins tugira izo tugura, kubera yuko ubu ngubu zose zaratumbagiye ziri mu kirere. So imanutseho gakeya kubera ko ariyo banjirije izindi, byanze bikunze hahita haboneka opportunity no ku yandi makripto umuntu akagura kugira ngo azamukane nazo. Usibye ko muri meme coins cyangwa se no mu zindi kripto nyinshi zikiri ntoya rwose harimo izo umuntu yagura, hari izo twagiye twigaho, hari n'izo twagiye tuvugaho kuri Digital Wealth Rwanda. Hanyuma turebye kuri wenda reka mbereke, iyi ni BNB. Urabona ko yageze kuri strong resistance nk'uko bigaragara ahangaha, sibyo. So urabona ubu yatangiye gusa nk'imanukamo gakeya, sibyo. Ni ukuvuga ngo ubu bumanuke buramutse bubayeho sinzi niba bwasubira ahangaha, biragoye, ariko turimo turakurikirana hafi nk'abantu b'aba trader muri crypto ku buryo ubu bumanuke byibura ikikoza kuri strong support ahangaha aharinganiye n'aha, sibyo, twahita twinjira muri iri soko tukagira ayo dukoreramo. Ikintu cyiza cyane muri crypto ni uko niyo wagura crypto ikagwa, sibyo, ayo mafaranga ntabwo uba uyabuze burundu, ibizagera bikazamuka. Ni ikibazo cy'igihe cyo kuvuga ngo wihangane uba utegerejeho. Ikindi, amafaranga
umuntu ashobora kujyana muri crypto si ayo guhahisha, sibyo? Nta nubwo ari ya mafaranga yatuma urara ijoro, oya, ni ya mafaranga yo ku ruhande uvuga uti aya mafaranga nayo nafatisha risk cyangwa se nayo nakoresha investment, urumva, ariko mu buryo numva muri njyewe mw'indani bitampungabanya, sibyo? Ndumva aho ngaho birushijeho kumvikana neza. So urabona ko BNB irimo iramanukaho gakeya, so ni ubumanuke ubwo abantu bari tradinga muri futures, ntekereza ko iyo opportunity bayibyaje umusaruro kuko bo bungukiye, donc umuntu yunguka isoko rimanuka akanunguka rizamuka muri iyo type of trading. Hanyuma iyo yari BNB. Hanyuma turebye no kuri Bitcoin Cash, Bitcoin Cash yatanze opportunity ku bantu bari muri futures trading, kubera yuko iyi ni strong resistance, isoko ryakoze hejuru inshuro imwe, inshuro ya kabiri, inshuro ya gatatu, sibyo? Uvuga ngo rero hano hari ahantu heza ho kwinjira umuntu agira gute aseringa, ariko ubwo biba bisaba yuko iyo Bitcoin Cash, iyo type of crypto umuntu aba yiba hafi ku buryo ibi bintu bijya kuba nyine abibona. Utayikurikirana bya buri munsi ntabwo iyo opportunity wayibona, reka. Biba bisaba ko umuntu w'umutrader nyine, ariko muri crypto ucuruza cyangwa se ukunda, iyi ngiyi nayo iri kuri liste muri agenda yawe y'iziri hafi, kuko abayishotinze hano hari icyo bakuye. Gusa mu bacururiza muri spot noneho ho dutegereje yuko iyi crypto imanuka, birashoboka yuko ushobora gukora retracement ikaza ikagera ahangaha abantu bagashobora kwinjira, nabyo ntako byaba bisa. Iyo ni Bitcoin Cash. Hanyuma indi ni SUI. Hari crypto nyinshi hari amashitcoin menshi yubakiye kuri SUI, arahari iyo ugiye muri desk screener urayabona. So ni ukuvuga ngo rero hano iyi SUI nawe urabona ko yarazamutse bikomeye, wumva mukuru wazo Bitcoin iyo yazamutse kuri ura rugero, urumva turarebye dusanga irimo iravunja ibihumbi za 76, dore ngaho igeze, kandi bari expecting, donc biteganyijwe yuko Bitcoin izavunja ibihumbi 100, kandi ntabwo ari kera. So abitwaye neza ni abayiguze iri ku bihumbi 16 by'idolari, kuko iyo urebye muri monthly time frame ubona yuko harimo abantu bitwaye neza, dore ni abantu bagize kwihangana muri bo. Donc igihe cyiza cyo kuyigura Bitcoin cyari ku itariki ya mbere z'ukwa 12 2022, yavunjaga ibihumbi 17 by'idolari na 200, 17 na 200 by'idolari. So wayiguriye aha rero kuva 2022, urumva ntabwo hacimo imyaka myinshi, tubare ko ari imyaka ibiri amafaranga yawe akikuba inshuro hafi ibihumbi 17, ubu ngubu irimo iravunja ibihumbi 76. Urumva ko mu by'ukuri habayeho ubuzamuke buteye ubwoba, ngira ngo namwe murabyumva. So iyi crypto yitwa SUI rero nayo urabona iri kuri strong resistance hejuru, dutegereje yuko habaho ubumanukemo kugira ngo abacuruza muri spot byibura n'isoko ryaza rikaringanira kuri iyi support iyi ndimo kuzunguzaho kuri sale. Aha umuntu ashobora kwinjira kuko SUI ni imwe muri crypto zizazamuka cyane muri bull run, hakaba yagura, ariko ni ukumenya igihe cyiza cyo kugura. Ntabwo ari ukugura kuko bavuze ngo izi n'izi, oya, ni ukureba ukareba chart ukamenya igihe cyiza cyo kwinjira, nabyo biba bifite umumaro cyane, biba biwufite. Ubwo rero nakagaruka mukandi kuri like na subscribe. Ku bantu rero bakunze ya opportunity duha passive income, ubwo namwe muzambaza kuko nimero ziba ziri muri description, abashaka kwiga nimero twandikira kuri WhatsApp, ndashaka kugira amakuru rwose afatika kuri crypto ngewe, ukampera imuzi ukansobanurira ukuntu ibintu bimeze. Bene abo ngabo nabo ni karibu, kuko dukorera hehe ku Gisimenti. Imana ibarinde rero, ni byiza tubifuriza mwese aho muherereye. Digital Wealth Rwanda mukomeze muyikunde, mukoreshe ya ku bantu banyu bashaka kwimenyera aya makuru. Ibi byose niba ubizi, hereza iyi video abandi bantu bari ahandi hantu hatandukanye, yaba kure cyangwa hafi, bigirira aya makuru, kuko ntawamenya bayabyaza umusaruro kandi bakazagushimira mu buryo bukomeye cyane ko watumye bamenye ko aya makuru abaho. Like na subscribe ubu ni ukukandaho. Imana ibarinde.